wowe uri kuvuga ngo njyana guteyinda nayo guteye mu kiganza si kiganza mu kiganza n'amateraga ndabizi ni mu manono reka kuri umucumanga ahubwo byumvikana na papa wawe uko mubigenza rero umwana wanjye genda tashe yego baziva mwanya yisiwe mubwira iyo rukara yawe ngo uyizirikire kutako ngwereza agashumi ngo ugende ugashizeho wayiziritse ureba amacano guba warangore ngubwiraga amajoro go utaha nge urandambiwe iyi nzu ndakubwira iyo uyisohokemo nyewe nandi kwitahira nanyerera ingwa mu gitsina kindoke inyara byayisigara none kumwe abanyewe najyaye umwana ubuzima ibintu bibavamo uko bazivamo umuntu nkana nanjye nobyara umwana ndi umwana bahanwa muyobozi ndakakura riva umunyo yewe data nasanye na muri ndavuga ni inda ngira ngo niyo twavukanye none ngewe muyobozi ngo nateye inda koko biba biri kubera muri uru Rwanda rwe jewe ngeraho mbyarana n'umugabo umwana arinda agera ahangaha n'umwenda ko kumwambika gubure ibi ngibi simbyiyumvisha ndamumujyaniye umwana wamufata igihe nahereye jewe ndi kumurera ngira nyine dore umwana agize imyaka 5 nahereye ku kwezi kumwe umwana murera ngira nyine na nisana cyangwa ariko aho ngeze umva birandambiye ndamumushyiriye umwana we ndamumushyiriye kabisa ntago nazabivamo ariko se ko ndi kumva ngo perezida ubundi yaje Rubavu kuko intagiye kumwereka ibibazo byo nahuye nabyo akarengane nahehure nako muri uru Rwanda rwe umva ndaje nje kukuregera umuhungu wawe dore uyu nguyu ni umwana we ndamukuzaniye nawe ibindi bimeze ngase uyu nguyu ni umwana we jewe uyu mwana namubyanye n'umuhungu wawe ndagize imyaka 5 yambaye ingabaziva mwenda umwana wanyu aho bigeze ndarambiwe bazivamo umwana yego bazivamo yisiwe mubwira iyo rukara yawe ngo uyizirikire kutako ngwereza agashumi ngo ugende ugashizeho wayiziritse ureba amacano guba warangore ngubwiraga amajoro go utaha nge urandambiwe iyi nzu ndakubwira iyo uyisohokemo ndabindi bishoboka dore ngo uyu ni sogokuru wawe genda nawe umusuhuze uwo ni sogokuru wawe dore ngo ushikirije ababyeyi bawe bakubyaye aho bigeze ndarambiwe gutya nzubiye iwacu ndatashe ndabindi birarangiye wavuga niki ko mbahaye ibyanyu weho uyu mwana wamubyaranye na bazivamo urabona adasa na bazivamo ndi kubona n'imbanga ndamugani no munsi y'ikirangano bazivamo no mu ngogoto sha none se wandi uri kubibona nyine si igihamya kibyerekana ni ikihe ko dore sinzi buna ibintu byaje igihamya kibyerekana none se bazivamo wakari umuhungu wawe uri kubimubaza akabihakana bazivamo arananiye nyine kurera kwanyu nabi nibyo bitumye umwana wanyu mubazanira mumufate mumurera aho bigeze ndarambiwe ahubwo ndanatashe nditahije ndatashe ndarambiwe aho bigereye ubu ye naramubwiye ati rero bazivamo iri joro ry'uhora uri gutaha ikintu cyuzankururira ni iki ngiki nahuraga nandi kubimubwira ati mwana wanjye wojya urataha kare iri joro none reba ng'ibintu bimubyariye amazi y'ibisusa mba mu Imana bazivamo kararame akibazo bayundebe ishyano ry'uba wangoreye ishyano ry'ungeretseho uze unawe urebe ibintu byo wangoreye nimba mu Imana niba naraherekeje abantu ireba ng'ibintu byo wangorora ngore bebere nimba mu Imana amakuru ari hano uyu mwana ngo nuwawe niwe wamushimye weruka iri joro njye nahoraga ndi kukubwira ngo utahe kare none rebera ibivuyemo nawe bindebe bano nabahe dore uyu mugore araje ngo wamuteye inda dore umwana ngebye bibiyo bupfuriko biva mu Imana biva mu Imana mu ndebe bwabusaze bwawe no reka uri bibiyo mu bupfuriko none reba yahagaragara
ibyari birahera birashangaje bibaye gute bishangaje shini ndo bishangaje ibyakorewe mu bwihisho bizagaragara bizagaragara niko n'Imana yavuze none sha urarunyanyagisha Madake sikirati diye emera ubu umubyeyi ndakindi gisiga nikatabona ahubwo nikatabona ndagura kubona umwana sangaswa yawe jyana hereye jyagahera ku kwezi kumwe amezi 2 imyaka 5 ishire wewe uri kunyana yimba mwana wawe mukikira aho bigaze ndarambiwe yewe aho bigaze ndarambiwe ukwezi kumwe narihanganye amezi 2 umwaka imyaka 5 gutya sangaswa ni wesko nimushidikanya reba ku makuru reba mu gogoto reba imbanga nibaziva yewe nabyihangana yewe sinabyihanganira mwana wawe dore ngo ndamuguhaye kigeze rukona papa wawe yabimenye yewe muramuke kuko ndabataye madame kakugenda yewe ndaratashye yewe kagatabikemo nawo genda tutabikemo uyu muhungu naramubwira gati unabona mwana yavuye mu ijuru mwana sava mu ijuru none se yavuye mwana sava mu ijuru gute mwana sava mu ijuru none se bamunyaye yewe bakubwira ko mushuma ngawe umwana wawe ndamuzanye se kutari kumufata kutari gufata umwana wawe ari no kujyana ari kubabana umwana nabaranyangira kabana urako kubona nge babazivamo reba umwana n'uwawe ahubwo guhera isaha umenyere buri kimwe cyose yakigazira uko nguhaye umwana wawe iyo ni ingeso umuntu ngubwo perezida yabuciye ubujyajya ngubwo perezida yabuciye wowe uri kuvuga ngo njyana guteye inda nayo guteye mu kiganza si mu kiganza si nawe wabyariraga none si ni mu manono reka kuri umushumanga umwana namuguhaye ahubwo byumvikana na papa wawe uko mubigenza rero umwana wanjye ngenda atashe pa uri kubona uri mwana gusa mba mu Imana ngiye byanandenze ndikumva byandenze ahubwo ngereka nguba yewe reka nguba uyu wateye inda kuva ryari gutera na sipagenzi mwubwira ngo bazitereraga ko mbona ko umuntu avuta afite inda ngiye mbora ngubwira ngo ni mugutwe se mbora ngubwira ngo urukumva baba ni mugutwe ndega amatwi ngiye mbora ngubwira ngo mutahe kare ukaya gutahakana none urebe amashano bw'ubukozi reka ngubwira yewe nandi kwitahira nanyerera ingwa mu gitsina kindoke inyarabyo yisigara none bari kumwira ngo nyewe najyaye umwana ubuze kuko ibyo bintu bibagaho uko bazivamo umuntu nkana nanjye nobyara umwana ndi umwana niba naraherekeje abandi kubyara niba narabyaye uriya urikinda zikiraho kirayi ikinda akangubwira nukujya koko numvaga ngo umuntu ngumaze gukura ngo aravuga ngo pubebe njye warakumva ndahine guhebeba njyewe ndahebeba kubera ntabyara ndakura ntabwo ndakura rero kumbwira ngo ngendera kuza kukumva ko wa muhungu kwanduza abantu pubebe njye ndakura si kurasa kumbegera kuza ngo njye nabyaraka ndetse kundi uko babyaraka munyumvire uwo mwana munyumvire mada ukifuza wese nakifuza iki njyewe ndakintu cyo nakifuza ikingenzi nabamenyesheje ko umwana wanyu mufite none igihe kirageze ndamubazaniye aho bigeze ndarambiwe umwana wanyu mu mushyira hano urabona ko uyu bazivamo yabaye imbwa ndakindu cyasigezaho nugora ari kubungaga roho mbi nga nyirugutwi ndakindu nawe rero nukuri baragenda ngo yaranyerenga ngaga mu gitsina kido ibyo bindi bibaga mana imbuto mbiva ku giti cy'umuru reka ngiye ngubwire madari katukukwi none ndakunda uwo mwana wo mutwara twe tukakwandika tugatambera mbiva ku giti cy'umuru oya bitewe nuko uyu mwana ngewe ngimubyara mwandereranye aho bigeze ngewe narihanganye maze kwihangana naho kwihangana birarambiranye aho bigeze ndarambiwe umwana wanyu mumufate ndakindi kintu cyanyu cyo ngeneye ndanicyo mbasabye umwana wanyu urasana muzikire ngo bazivamo baga wifashe ubutaha amajoro ndona ndi kumwe nawe unzokere mu nzu no mwana ufite uramujyana bage wifashe narakoreza urakura
narakureze nakura aho ubugeze buno naho kwihigira uzinde kumbe baga wifashe uzinde kumbeshe ngiye uri kubona ko bazivamo uyu mwana ungana gutya njye namugira nawe bitekereza ubage wifashe ndabaga ikiziko n'akagasungura twakariye wifashe ngewe ibi bintu ndabishoboka unzokere mu nzu guterinda ubusi mana indi nyuragaye kukaribyo niba ngajya bazivamo ngize imyaka 40 sindareba mu gahinja sindareba mu gashirishiri mu kinyamanyama nyumvirwa gwana ngutunze mi uri bizi yikimasabo nzakujya kubunani uri gitingo nzakubaza mu bwato bajya bararoba amafi mu kivu ubu ndakubitse muri inzu nguzamanye nazurugira ngo ngori ibintu yiki cyo ngubwiye nsokere mu nzokere mu nzu cyangwa usinye ko ugomba kugira kanga indezo y'uyu mwana ndaho ibintu bishoboka uko numvise munsi bayase ngo jewe ngo hajya ngari guhakana uri guhakana ushingiye kuki ko jewe ndikundigwa ni sawa komera cyane ko mwaje munsi bagutyo gusa komera yewe naje gutanga ikirego komera umutekano tagenze bitese yewe mbaye namwa cyo tumvikana mbaye nicaye hano mbona uwo mugore araje abarambwiye ati ngo bazivamo umuhungu wanjye indumbara mbitsano muri iyi nzu ni n'amahirwe ngo yateye mutera hasi tumvikana umva mbe mutekano ubwo mu gihe mbashije bazivamo ari guhakana yatereye iminwa hejuru n'uyu bose bari gushyira hejuru twabuze gico mbite ndakizira cyane imishoro y'ibijumba babuze gico rwose mufashe azivamo mba twumvikane nasiviye uyu mudamu wari umuzi mu rugo cyangwa reka ngiye iyo sura nibwo bwa mbere nanyibonye muri izi karitsiye nanjye nibwo bwa mbere mubonye none si niba yarabisanzwe cyangwa bundi twahuye kabiri tumaze guhura kabiri uri kumwe n'uyu mudamu nta byishimo abaga muri gupangana hetse n'uyu mwana hari n'ababonyeho mufite n'agataka ukuntu muri kugenda njye mbica amazi kabiri ubu ni umuzimu wahuye nago umva nyine ngo ubwire bazivamo ibintu by'amajyanye rero nta kuntu nabishobora ntago nzi guca imanza ako ko mwajya muri amata ikintu kitagira ubwonko viye haguruka tugende gute ngiye ufate n'uwo mwana tugende tujye mu buyobozi tumujyane kwa gitifu tugende mana yanjye tugende birakemukira he mu buyobozi birakemukira mu buyobozi sibyumvisha indinyuraga mu mutwe kubizi inyuraga mu mutwe uraho neza abayobozi bacu byagenze gute ko mbona ufite akajagari kenshi ndi munsi bo reka nkubwire muyobozi ceceka manze mvuge mucishe make turi nayo ndi mu rugo numva urusaku rwinshi rubaye munsi bo biba ngombwa ko njya kureba ngezeho nzanga ngo umuntu ngo yateye umudamu inda mutera inda uyu mugabo uyu nguyu riraga umwana icara umanga ubwira bwana muyobozi reka nkubwire reka muyobozi reka nkubwire uno muntu reka nkubwire ni wa muyobozi ni wa muntu indumbara yanjye uyu ni wa muturage uyu ni wa muturage mirongo nirayigize none ngize nana mbanya kuzukuru ngo ndari ngo mbese bwana muyobozi ngo yaranyereye ngava mu gitsina cy'indoki ngo bigenda ngasigamo nyababyeyi mbe bwana muyobozi ceceka niwo nakuntu notanya ababyeyi mu nzina mu gitsina ikindoki nanangiza mbwira ngo njyewe natanye uyu mugabo yashatse ukuntu yabivuga ashaka ukuntu abyemera abura nta kundi kuntu yabivugamo none asigaye avuga ngo byaciye ngo mu muyobozi reka ngubwire ibyo bintu bibaho uyu muntu ndago nzanduhinda bazikuraga niba yarayitoraguye nk'ikijumba simbizi itonde mbere ya byose ikamanze mbaza umudamu mubaze ndandara byose niko madamu koko ibi bintu ni ibiki byumvira none si ko mbona umwana kuza mukuru nshimye ko mwese umukuru w'isi batubonaga turi kumwe ndende ibimenyetso bya mbere
shimye ko nawe uzi ko bazivamo n'ubundi asanzwe akorakozwa ubwo rero niba usanzwe ubimuziho ngenda kindi narenzaho umwana we namuzanye na vie we yabyemeye ko ari umwuzukuru we bitewe n'isaha atahiraho umuyobozi ubwo rero umwana dore ngo uyu namumuzaniye nafata umwana we nagize ikibazo musibo uyu muntu ajya ataha nijoro ise amaze kumundegera inshuro zirenga 3 naramubajije ngo urakuze ku buryo wajya mu gwawe aransubiza ngo mbese ngataha mu gwanjye yarangubise nkiye kugira ute gutabara none rero uyu mugore uyu mudamu ntago aribwo mubonanye nawe umunsi umwe muyobozi mubonye injuro zigeze muri 2 musangana nawe nababonyeho bajyanye n'abari bagiye kwa muganga umudamu ahetse umwana afite n'intuza afite umutaka muyobozi ngo yaramufashije akantu k'akamareti nababona ndanabasuhuza mama barenyina sha urahanwa muyobozi ndakakura ivumunyo ewe data nasamye na muri Bibiliya navuga ni inda ngira ngo niye kwavuka none ngewe muyobozi ngo nateye inda koko nikibisha gutera inda sinzi ko kuntu basigaye muyobozi reka babwire mw'abantu uyu mugabo si ubwa mbere nakikire guki numva mubyeyi uyu mwana kigara kunaniye yarananiye ahora ataha 4 saa 5 ngo nimubyuke nararenganye indumbara ingana gutya imyaka 40 ureke mbabwire ni kimasa singo zakebaga kubuna ureke mbabwire uretse gushakira ubwoya kugikere uyu muhungu akwiye guhanwa uyu namwe muri bw'ubuyobozi mugira uko mubigenza mu muhane ese undi pastor azivamo ibyo akorega urabyemera ndabyemera sinzi ukuntu indaho zivaga niba kandi ufite akajagari ndabyemera yemenye so kuva arusha umaze kundambira nanjye ninde wateye amada utari wayushije uzi kuzitara kubuyuka ukahakurinda ngo nibazivamo wasitera musuko bitewe no gutoragura ngo nibazivamo icyo cyo uno mwana arasa nasi biragaragara nenegeje kumuhaka wa mubyeyi we munga gato reba ingogoto yawe urukoni sana no guhera barasana neza upa ujurakayuda ikitagaragara se ni wa mugabo umubyeyi mwiza pe ngenda no si uri umubyeyi mwiza umuryango gwagura kwigaragara urakayuda uri umubyeyi mwiza mana inda aha ngaha nanjye ibi biragukoraho mama muri nyina nanjye sha mani ora wakwandika uno munsi ntabwo usimbuka ubu sinabandi bose barabazi ngo ntibazivamo nafungiye kuri 2 sha ndashaka ko mumwandikira uyu mwana karuwe akajya mutangira indezo mada uri kubyemera ndi kubyemera nda kibazo ndi kubyemera ajya guhereza indezo ya buri munsi ejo nagiye kwiterera amateke mu murima gaterwa n'abazimu niterera inyoni amabuye ziri kwangiza niterera ibiti niterera insina niterera ibikimba nabi ibintu byose ndabitera none ngo niwe wazitera umva se reka twumvikana guhera kuno munsi nge munyemerere nge yari yaranzengereje pe yari yaranzengereje gutaha mu bicuku bya nijoro naye nza kumukuregera buri gihe ushaka ukuntu rwose ubigenza rwose ugira icyo umfasha mu mudugudu yari yarandambuye mbona twumvikana tutiriwe tujya muri byinshi uyu mugabo aremera umwana ikurakuzwa ryawe uremera kugiye gutanga indezo y'umwana ngase umusore rero ingo zibi yawe nanabyaye sishaka naherekeje abandi ko byara kuva yemeye umwana nta kibazo ugatagore ngo utanga ukunanguye wa mubyeyi we n'ikibazo umwana waramyemeye buri kwezi agomba kujya guhereza indezo y'umwana buri kwezi nukunzanira ikenzani y'abana ikenzani wagiyiboha se wagiyiboha numva mbe muyobozi njyana naramubwiye ati dore bazivamo ijoro ry'uri gutahura uzangurira ibyago zangurira amazi ng'ibisusu ukumva
mbamuhaye ya migozi imisheneti ati iyo ndindi yawe wayizirikiye hano ku matako ukagera urayihabuhe umuhungu yarananiye ubwo rero nege indezo nayimenye amahera ku matako niki mateke nzabagiye kuzara cyafite ikibazo umuyobozi kimeze giteko tukira ahangaha icyo nabaza madamu mituweli yarangije kuyishyura mituweli ntabwo nayo yararayishyura mituweli se aravana tije mituweli umuyobozi yarananiranye munsi reka twumvikane wa mugabo sinja kuzongera kumva ikirego cyawe ubwo wemeye buri kimwe bigiye tariki 15 z'ukwezi kwa Kantuzi mituweli yarangije kuboneka nta kibazo zino ngwate mwozi batamingwate ceceka mukazigurisha mukikira mituweli toka ambara none se ingweto z'amafaranga 200 bozi zavamo mituweli ino jongora yarambenze nyine kuba yaraguhenze imaze mituweli je gukora amafaranga abandi bagabo umenye ngo umwana wamyitaho kuva kuri umwaka ageze nazi uyikoreye uzanaga amafaranga ambara ingweto ndakoroye ganze kuza amafaranga kandi umugabo atuma nisubiraho igigabo niki atuma nisubiraho oya da kandi umuntu agifunga giti ugareba niba ariko papa kwega gutama iki n'undi kufunga byose njya kimwe kibaye kuturi ibyo byose ngiye mwana namwe mwanzira mwakanzura ukagenda kunguko toka ujyanye na kikego cyawe kayobora imbiri none simubaze ndombishije amavuzi yego wamuvuna muheto kavune sikona narareze hangane wihangane bazaba baraguhereza indezo ndari ibigeno ugira nayibura